Utimuteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Ninjye wari mubi, wanditswe na Muhorakeye Viviane, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Tumenyereye imvugo ivuga ko mukasa atari nyoko, nyamara burya hari igihe mukasa ashobora no kugukorera ibikorwa byiza byaruta ibyo mama wawe yagukorera. Gusa nanone abandi baravuga ngo umwana wundi abishya inkonda, ukamukorera ibishoboka byose ngo anyurwe, bikanga bikaba iby'ubusa. Nimukurikira umukino. Ese niwe Kanyi? Nari ngatangaye undi musazi uzindutse ashaka kunturaho urugi. Aho wabwiye nande se ubundi? Mama, koko imyaka yose nabayeho nderwa na nyina wundi uriho wihishe hano. Mama, ubu nge na Semana twagukoshereje iki koko cyatumye tujugunyira uriya mugore w'umugome? Banza winjire wicare Kanyi. Ibibazo byose bibaza aho umvura atawubiboneye ibisubizo. Ecara ku kisundi ko mbona nta n'intebe ugira. Cara hasi nyine none. Aka ni akarengane gakabije mama. Ubu iyi niyo nzu ubamo? Niyi. Kandi uyibamo wenyine. Ariko mana yanjye, ubu koko papa yananiwe kugushakira inzu nzima. Ndabyemeye ko kuriya mugore yaramuroze nta n'ibitekerezo bizima yifitiye. Oya makosa saa tuyizere Kanyi. None wifata ibintu uko bitari. Uretse ko n'ubundi amakosa ntayabara kuri papa. Twajwemo ntitwabimenya. Sigaho. Nirangirwa mugore yangije umuryango wacu tumutandukana na papa, maze natwe dukura nk'imfubyi kandi uriho. Arabeshye agenge. Tega amatwi mubwire ke gukomeza gushinja umukobwa w'abandi byaha atakoze. Nase ushatse kuvuga ko uriya mugore atari we waraze papa agatuma kwirukana kugira ngo abone uko yinjira mu rugo rwawe? Ubwo ushatse kuvuga se ko amakuru bampaye yose ari ibinyoma? None se kuki bari baraduhishe kukiri muzima? Ubuzi ko papa n'uwo mugore we batazi aho ndi? Niba nazi ko namenya amakuru yawe. Ariko amakuru yanjye wayabwiwe nande? Nayabwiwe nawe umukecuru duturanye witwa Nyiranzeye Umwami. Nyine yahoraga babazwa n'ukuntu abona mbaho nk'imfubyi kandi abizi neza ko mama akiriho. Nuko yemeza kumbwira ukuri. Ni nawe wandangiye aho utuye. Ariko mama, ndakumva. ubwo uzi ko kugira ngo mbone amafaranga y'urugendo nagombye kugurisha inkoko yanjye nkayivana mu bana bayo. Amahirwe nyine nuko bari batangiye gukura. Ubundi se Kanyi, Karame, ubundi nge naso twari tubanye neza rwose. Twari dukundanye, dukize hamwe. Ndetse n'ubutunzi tubufite. Twari dufite iduka riranguza rwose, ntacyo twari tubaye. Nuko Nyirashyana aza kubidobya. Oya se ntugatukane, mwana wanjye uramenye. Ntugakora amakosa nk'ayo nakoze. Mama, ntumbwire ko ari wowe byose byaturutseho. Ni njyewe rwose, nta wundi nashinja amakosa. Nabonye ibyo twari dutunze bimaze kugwira, ntangira kumva ko atari we umugabo umbereye. Nibwo natangiye gucudika n'abandi bagabo aho twajyanaga kurangura, ndetse nza no kubyara umwana utari uwa papa wawe. Ntibishoboka. Mama, uwo mwana aba hehe? Nyuma y'amezi make ntandukanye na so, uwo mwana yararwaye arapfa. Tuyizere yagerageje kunyinginga ngo ndeke uburara ngaruke mu rugo ndera abana, ariko ndamunanira. Abagabo nari nizeye nabo baje kumpinduka. Nuko isoni zirankora nyine, niko kuza kwihisha hano. Papa. None se mama, ndakumva. kuki utigeze no kudusura ngo umenye uko tubayeho? Koko umubyeyi yabasha kwibagirwa umwana yibyariye? Biriya bivuze ukuri koko. Babarira mwana wanjye sinabibagiwe. Nakurikiraniraga hafi amakuru yanyu uze kuri Nyiranzeye Umwami. Numvaga ntabasha guhinguka mu maso ya Tuyizere. Gusa rekeraho mama, rekeraho. Ibyo numvise birahagije. Nashakaga kumenya koko niba ibyo bambwiye ari ukuri. Ndabimenye. None nditahiye. Ndabimenye. Kanyindi rwose nyumva. Oya.
Simana fura yanjye. Ndakumva papa. Ndabona umaze kuba umugabo rwose. Urano ushatse wanshakira n'umukazana mukamana kuza ukuntu ngifite imbaraga zo gukina nako. Oya kandi papa ndakiwaka rwose sinahita ndongora. Mva mbese niko ngitangira akazi urabizi. Sindahabona inzu kandi gukodesha nibyoroshye muri uyu mujyi. Umuntu ajya nkora nizigama nyine mbanze mbonaho kuba hitwa hanjye. Niko bimeze rwose. Ariko niyo gitekerezo no batari kibi. Gusa nizere ko utazatuma imbizimbana uruyenzi ngitegereje kubona urugo rwawe. Uramenye rwose. Uzategereza igihe kinini papa. Hangane rwose. Abandi bose bazindukiye ko numva nawe uko. Wahora n'iki kamashuri nkozeho wa muhungu we? Kwa mashuri? Bazindutse bajyana imyaka ku isoko. Kugira ko twabona ibikoresho by'abashiki bawe kugira ngo bazagere ku ishuri hakiri kare. Hari igihe umwaka w'amashuri ugiye gutangira. Mvare. Yavuze ko ntabyibukaga. Hari ngo Kabera nawe yaratsinze. Cyane da. Kabera agiye kujya mu mwaka wa mbere wayisumba. Burya Kabera no umuhanga gutyo mbese. Bwana wanjye nabahanga nkase. Nabahanga nkanjye. Ahubwo nyibutsa. Kankindi we ntiyakoze ikizamini gisoza ikiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Urabigira nkana. Yaratsinze nyine. Cyane rwose. Yewe ndumva mugiye kongera ko nk'abaseribateri. Ugiye kubona uko wisanzura n'umugore wawe ntawo barongoye. Mva mbese. Ariko ntukajye ushingaho sha. Ndumva nashobewe ukaza ntaya ndongo. Amafaranga y'ishuri y'abashiki bawe yacyuhije ubwonko. Kandi mbite inshuti zantumiye no mu bukwe ntazongomba kuzitwerera. We mibare yambanye ibihekane. None se papa, ubwo urabigenza ute ko numva bihuriranye ari byinshi kandi byose bigomba gukemuka? Amagorane gusa. Iyo myaka bajyanye ku isoko se ni myinshi ku buryo wizeye ko hari buvemo ahagije gukora ibyo byose. Reka da. Itumba rishize suragira ngo ntiryadukozeho. Twararumbije burundu twasaruriye mu twibe. Ntabwo byoroshye. Twejeje duke two kurya gusa. Nuko nabuze aho mfunda imitwe nyine ngapfa kubitanga. Ariko ubwo rwose ntacyo kurya dusigaranye. Yewe birakomeye pe. Birakomeye rwose. Ahubwo nyine urumva mbese uroyi ungize imana usiye mu gihe nk'iki. Mwana rwose niwe mfite mwana wanjye. Imamuda yumvira papa rwose. Ngewe sugira ngo hari amafaranga mfite. Mva mbese. Oya ho muragose singusaba menshi. Ngo ntusaba menshi. Urabizi ko Kankindi wari hirwa n'umushinga. Urashakira ya Kabera gusa. Ariko nabwo sinabura gutwera umwanya wanjye si warurema. Kuko urabizi uburyo twabanye. Gusa urashakira nk'ibihumbi 10 byonyine mu twerere. Ariko nayo kwishyura umukobwa wawe ngo nangazera. Ko bishyura akayabura 75 byose by'imbumbe. Cyane. Mbese ugutegereje ko ngo 45 papa. Yego rwose mfura yanjye mfasha n'ibyo rwose nawe. Naho rwose. Turabize kera nyiri umugabo umwana wanjye ntacyo wamburanye. Aho bigeze nawe rero umugabo ubasha kwikoreramo nyamba rwose sinkorwe n'isoni. Reba rwose shaka. Ariko papa. Ese kuseko jo. Uziko nari nzi ko washaje ubutesi bukagushiramo. Mva mbese. None nkabasanze bukiri bwose. Ariko uzi ko ushenga. Shenga neza papa. Urumva ayo mafaranga yose nayakura he koko? Ayakora he? Ukwezi ni kwashize. Uze ntimwahembwe. Niba twarahembwe se utekereza ko nyine nta bibazo mfite bindeba. Kureba none mushiki wawe wareke kwiga rero. Mwamujyanye se muri ya mashuri ayo ngaye batari. Cyangwa si biri mu wa gatandatu azagiye kwiga umwaka utaha. Nta mafaranga rwose ngewe semara nifitiye. Ibyo kutwerera byose ngombwa cyane. Kuvuko nushaka uzareke kuta. Ariko uzikura umusore koko. Wese nurungura nziyambaza ndi. Niba ntegereye abandi. Nzatumira abanjye wowe uzaze mu bukwe gusa. Hari ikindi? Si ngombwa guhuruza inshuti zambaye najya zawe zose. Shishanura. Niko sema. Ni urimo kuvuga utyo. Ibyo mvuze se sibyo? Ibihe suravuga. Ahubwo reka nitegure nje gutega hakiri kare. Ubwo nyine uraza kumusezerera umugore n'abakobwa bawe. Ariko uravuga ko ntacyo umarira. Arigendere. Shishanura. Fana biki gihe. Unyumviye ubusa sha. Bana banjye rero ubu mwenda kujya ku ishuri aho ntabareba naso ntazaba hari ariko ndabinginze muzitware neza
ariko urudutongera kwitwara neza ubundi hari uwigeze akubwira ko twitwara nabi kuva natangira mu mwaka wa mbere kugera uyu munsi ngiye mu mwaka wa 4 nta yindi ntero hano n'uzitware neza niba nta kindi kizima wowe ufite cyo kuvuga wagiye wicecekera ubundi hari wagufunga ngo nuko utangiriye inama ariko kandi wagiye ubaha abakuru mbabarira mu ubwo yaravuze iki kibi cyatuma umukabukira gutyo koko data mama nge nzitwara neza nzaniga cyane ndumva nzaba wa mbere kandi usigaye nshijeho isoni wakantu ubwo rero kuko ugiye mu mashuri yisumbuye urumva wabaye inkumi ku buryo wampagarara hejuru ntuzamenyere n'umunsi n'umwe azakwesura reba nyoko yarananiwe kuguha uburere bwiza nge nzabuguha nzagukosora sigaho rwose nzimugapfa ubusa kandi muri abavanye ubwo se n'ubusa simba tongereye nk'uko bivuze mba mbagira inama nk'abakobwa banjye nifuza ko mwazavamo ababyeyi beza babereye u Rwanda natwe ababyeyi banyu tugaterwa ishema namwe ntugakabye nawe aho wagafasha umwanya utekereza aho waza kura amafaranga umuntu azitwaza yo kujya yifashisha ku ishuri uri gutinda ku bidafite umumaro kuko nta mumaro inama z'ibyo ni ibiki ariko uzinze ari ku ishuri uyu mama ubushatse aho wankorera nk'ibihumbi 10 nkazajya ninywera amata mu masaha y'ikiruhuko ariko se abibwirwa n'iki ariko kanyi ayo magambo yose uvuga nayi kikoko ko mu bushobozi buke dufite tugerageza kubaho iby'ingenzi mukwiriye kuki utanyurwa koko mwana wanjye nuko rambonye rero ntibikoresho nzajyana nyine reba rero n'udufaranga dukeya nakwitwaza natwo tumene igende n'abandi ndabizi nimara kujya ku mugezi urihugikana kabera umuhe byinshi ntabareba ariko kanki kuko dufata nk'abantu bakure kandi turi umuryango nawe wenda kwiyemya kuko na mama turakwanga ku buryo wumva yagira icyama wowe nta ntukiboneho koko ndabazireka ibyo mubireke si ngombwa uko byagenda kose mwese muri abana banjye kandi ndabakunda we kankindi umushinga baguhaye amakayi n'amakaramu ndakongera andi make nari nabonye amakayi 18 ubwo kabera twara 12 uwo twara 6 asigaye amakaramu yo naguze 10 ubwo uratwara 4 kabera twara 6 ntiwumva ibyo navugaga ntiwumva byose urabiha kabera ngiye ntahiraho amavuta yo kwisiga yo sinza yo wisiga ndaguha amafaranga uzayigurira mama ndashaka amavuta ameze nk'ay'ikimpaye yisiga numva humura neza yambwiye ko agura 2,000 uzayamenzayigurira amafaranga yabaye yanga rero amashuka naguze ya kabera ugiye gutangira kankinde wowe uzajyana nawe wari usanzwe wigana mwari bisazirwa kabera bari gutwara ibishyashya kandi ari nge mukuru nta kibazo kanki utwara ayo mashya ngenda twara yo usangamo mama sinshaka kugirana ibibazo na mukuru wanjye mu bikoresho byose akeneye ngenda twara ibisigaye ariko kanki wagiye ureka amahane kuko wese wagiye ureka gushaka kundutisha umukobwa wawe kanki ngumva yari amahane kundutisha rwose uri mukuru wanjye nkunda kandi nkanabizirikana mbabarira muko mbabarira cyane urumva ibyo mu mpisha wowe na nyoko ni byinshi nakore kanigendere babisi ariko ndababonye ako mwana we koko Kanyi amakuru ki urimo uramenyera ikigo gishya se ni buhoro ariko bizaza nta kibazo ariko amasomo urabona agenda da urabizi ngiga mbyumva ntabwo gushakisha cyangwa kwigenga oya ndakwizera ngomba gukomeza gutyo rero nta gusubira inyuma karaka nta gusubira inyuma umara rwose ndabikwemereye bizabaho ariko sema buriya nta kintu twakora mu makava muri buriya buzima koko rero ntekereje akarori nabonye abamo wenyine atagira n'uwatuma amazi nkumva binenze mu nda ndeka kanye iyo uvuze mama utuma ndushaho kwanga Mukamana ariko rero mama yanyibwiye neza ko amakosa atari aya Mukamana bona yandi ubwo byose ni mama wabiteye reka nkutekane ibyo simbyemera 100%. ndakoze uriya mama yaba yarabikubwiye acyagira ngo utarakarira papa cyangwa Mukamana ariko nge ndahamya neza kuriya mugore ari we wihisha inyuma y'ibyabaye kuri mama byose urankurikira arabeshya ariko urumva harikenge yinejeje mu mitungo mama yavunikiye nkiri umwana ubu rero narakuze
nakenyere duhangane azajya abirya bitama amarira nakubwiza ukuri kandi none wagambirira guhorera mama ukazasanga atararenganye nk'uko ubikeka uribeshya oya uribeshya rwose gabanya uburakari reka tubanze dushakishe amakuru neza amakuru y'iki tumenye niba mama ibyo yambwiye ari ukuri cyangwa niba ko hari ukumfata ku maso ariko gusa kugisinziriye kuko numva urengera Mukamana cyane ko niko kanye isubiza aho nawe ntiyakuroze nk'uko yabigize data aribeshya ariko njyamaroziye ntazamfata ntacyo azakora kizatuma mubonamo mama naho yateka ibyo rigashya cyangwa akamanura inyenyeri zose zo mu kirere mu gihe cyose nzi ubuzima mama abayemo ubu birakara sema ntarakara nukuri kose sinamurengeye ahubwo rwose nangaga gufata umwanzuro uhubutse naho ubundi nanjye Mukamana simukunda rwose simukunda na gato ndetse uwambwira icyo nakora ngo we n'akare gakobwa ke batuvire mu rugo nagikora nubwo cyawe kigoye igiti nagikora wegera impungenge ibyo biroroshye reka da biroroshye rwose nabigenza ntareba reka tuzabiganire twitonze turi ahantu hiherereye nzakwereka tumumenesha mu bwenge nibyo tuzamutesha umutwe w'ubwe yisezera ave mu mwanya wa mama ntabwo akwiye kuba mu muryango wacu rwose nari nzi ko ari njye gusa umwanga ariko kureba uburakari uvuga n'izina rye bigaragara ko nawe mufitiye urwango ruremereye ntabyo uzi wowe ntabyo uzi umva reka nkubwire byo gushimangirira uriya mugore ndamwanga uragira ngo mbisubiremo ndamwanga wongere ngo ndamwanga bwikuba inshuro ijana kageze kuba gasa nabi n'umutima mubi w'ingeso yo gutwara abagabo b'abandi kabyaye umukobwa umwe kaba karakumbashye ibi byose byagahuriyeho ntacyo ariko ririya shyamba rya papa na cya kibanza ninjye azabiha nta kabuza akoze ko Imana idukunda we ukagora ukuntu kigiza kamikazi mu rugo rwa data naramuvumbuye ese we buriya byari umuhungu koko intambara twari kuzayikira ubwirasi bwako twari kumukira se imirwano n'uwo muhungu maze yakubitanye na papa w'umunyamahoro nuko aratuza aratemaza aratengamara mu mitungo mama yasize avunikije umuhereza ariko nzashirwa karuvuyemo nubwo mama ashobora kutarugarukamo niba kuko amakosa araye nk'uko yabikubwiye sinzakomeza kwihanganira iriya ngumbi ikomeza isahura ibya data ibijyana mu batindi b'iwabo urumva sema yabikubwiye kandi reka turi kuba mu nyagata dutera umwako yewe yagudutekera ahubwo sha ndumva nshonje wagiye kugurira akantu muri kantine koko ubushize uza mu rugo wagiye utanasezeye nta n'ikintu wampaye reka nuriya mutesi ngo ni data wari utangiye kuntera umujinya ambwira ngo nimuhe amafaranga yo kurihira wa mukobwa w'ishuri da ariko papa arasetsa ye uranyumvira ubwo ariko ubwo ubutesi ubundi se sinumva ngo umugore afite akanyana yarageje kwa musaza we si ibyo iyo akagurisha akareka kugutera imputa namwita ubwenge buke se bwamwemereye kubitekereza ko kazi kuza kanirya hagakuraho imbere katazi ko ari nk'umwana ukinira ku mwobo w'inzoka sawa wararakaye akaragusa ariko buriya amaherezo bazayigurisha tu agende bayigurishe zayigurisha cyangwa zayireke kave mu ishuri ibyo kariretse ubundi kariga ngo kazakora iki we kazatuma ari iki saho ko gasenyera kakinzire mu rwuzuye nka nyina akamenyero so uko bamenyereye hano yewe nimutambuke ntiduheza ese ni wowe Mukama hobe yeza kuzwi iteka ryose yewe ntitwari duherukanye akira agatebe usike maze umbwira amakuru y'iyo ruguru ese ugira ngo ntihari haciyemo iminsi ra naho ubundi twari turi aho by'ubu nyine gusa disi runguru kugeze mu nzu ya wenyine yewe iyo nyira neza ari ku ishuri byo mba mfite irunguru idasanzwe none se wazashatse umwana mu bantu nk'umwe mu bisengeneza bawe cyangwa umukozi uzajya wishyura make ariko ukabona uzajya usiga hano koko nanjye ubu bose bari ku ishuri niriranwa irungu ariko nibura papa wawe yatashye mbona nunganiriza yewe
kubera ko Nyiraneza yiga agataha hano numvaga ntari njyenyine icyakora ubu yagiye ngiye kureba umwana tubana sinazashobora inzu yanjye ntabwo wayishobora rwose uzi kwisiga ariko ukanisanga ese wowe wabashije kohereza abanyeshuri ku gihe ko njye nari nahebye yewe wa muntu we nabonye bagenda byari bikomeye cyane ariko ndigeze nkana mbese wa muhungu wanyu mukuru sinumva ko aba mu mujyi ngo yanakize mwe mipfire yanyu se nk'iyanjye mama yewe ugira ngo hari n'icyo ubwo bukire bwe butumariye uriya ntashobora kugura n'igiceri cy'ijana birashoboka se umva rwose ntawe Semana yabaye gito ku buryo utabyumva arabibagirwa uzi ko ngo yabwiye se ngo ntagahora murataho ko yamurihiye amashuri ngo ni umwaka umwe yamwishyuriye ngo ubundi yishyuriwe n'umushinga urabyumva aba rero ngo nta deni amubamo ngo azavuge nayo yamwishyuriye azayamusubize ariko ngo ntazongere kumugondoza yitwaje ko yamurihiye banyumvira ariko Semana nsanzwe nzi niwe wavuze ibyo se cyangwa uramuhimbiye ni ukuri simbihimbi yabitinyuka urabizi ko mufata nk'umuhungu wanjye ntabwo umuharabika rwose ndabizi ubwo rero twabonye bituyobeye mpitamo kugurisha ka kanyana nari nararigije musaza wanjye tuyizere nawe agurisha agace gato ka rya shyamba rye nuko twishyura amafaranga y'abanyeshuri dutyo cyangwa ubona uko yagiye ariko nakumiro ndababaye pe ibikoresho nabyo nyine naguze bike ndabibagabanya nyine barabirwanira bibindu ugize uti barabirwanira Kankindi yateye amahane ngo ndi kumuha bike ngo ndamwanga ngo ubwo mpishe n'ibindi nza guha Kabera rwihishwa umva wa mubyeyi we nabuze uko nifata pe Kabera yemera gutwara ibituzuye ngo umukuru watuzi ariko ibyo wanyu ndumva ari umugani pe ubwo se uwo mukobwa w'ibyo yabizanye ate kuko abana bubura wahora n'iki ko nakubiswe n'inkuba wa mubyeyi we kandi yari umwana mwiza wumvira ucisha make nanjye niko nari muzi ukuntu ejo bundi yanteye hejuru byarantunguye rwose yewe buriya ntihabuze uwamubwiye mu matwi nyine abantu usura abayezewe yewe ubwo wenda bamubwiye ko utari nyine bituma yigumura ariko mana yanjye bariya abana bazi ko nyina akiriho yewe simbizi ibyo sinigeze mbibaganiriza kandi na se rwose sindumva bibabwira kubera iki mutababwira none se urakeka se ko baba barabimenye akaba aricyo kibatera guhindura imyitwarire yewe niko njye mbiteka ariko n'ubundi mwakoze ikosa ryo kubahisha ko nyina ariwe none se ko tutazi aho nyina aherereye iyo tubabwira bakatubaza ahari twari kubabwira iki ariko bakamenya ko ariwe ikindi kandi tuyizere yangaga ko abana be bamenya ko nyina ari indaya ko byabatera gukomereka ku mutima bamenya ko mwabibahishe bizaba bibi kurushaho njye niko mbyumva ibibazo bazababaza ntimuzabasha kubisubiza nzabwira se abibabwire niwe wamenya uko abivuga yewe numva bitoroshye pe ariko humura bizagenda neza iby'abo bana ntibigukura umutima rwose bazahinduka nukomeza kubereka urukundo usanga naho Imana kararwaye ko watinze kubyuka nyabu uzi ko izuba ryavuye utaranacisha umwe ku mbuga wa mukobwa we ahubwo ndakumvise niwe utaragera hanze ma nakubuye kare ahubwo ndi kureba imyenda itameshe ngo nyimese ahubwo ugenda uzane iyawe mvira inyuma rimwe ubu se harimo amazi ahagije ko mperuka nijoro amazi yari yabuze amazi arahari ariko nabyutse ngiye hanze numva amazi arameneka nuko ndebye nsanga nyine twibagiye gufunga robine nahise mvomera ibintu byose nasubiye kuryama nujuje ingunguru n'amajerekani wakuze cyane kuki utambyukije ngo gufashe sana oya sinari kukugora mama bwaramutse ndumva umuntu asuhuza hanze ariko reka ndebe uwo ari we mama jya kuzana iyo myenda ngire vuba izuba ritaraba ryinshi kabya bishaka ese niwe Kanki ni njye nyirane komera cyane komera amakuru se amakuru ni meza ayanyuze nanjye ndaho urebye ntacyo mbaye biragaragara nyine ngiye gusura mama ariko mbeshye Mukamana ko nje kugufasha akantu
ubwo rero niko kwinyuza hano ngo atazamenya ko ntakugezaho akambaza aho nari ngiye. Ese nibyo none si umubwiza ukuri ari kukwimusha ari kujya gusura umubyeyi wawe koko? Aka nta mpamvu yo kuriya mugore amenya gahunda zanjye zose. Ariko ntukamwita umugore, jya umwita mama. Ari mbere sha ntaramenya mama wa nyawe. Uriya mugome se ntawamwita mama muciki. Ariko Kanyi, iyo mvugo yuzuye urwango sinsanzwe nyikuziho. Habaye iki? Hakugubona ndi umupfapfa wo gukundanye na wundi koko? Kasakumira. Byari bimwe by'ubuze uko agira akagwa neza. Ariko ubundi ntagiye nishimiye Mukamana. Ko mbona ari umubyeyi witonda se uramuhora iki Kanyi? Bwitonzi bw'ubuzi utese kutabana nawe? Ndabubona rwose. Nimuhurira mu muhanda yibombaritse agenda asekera umunsi n'umugenzi. Ubwo rero mwibwira ko no mu rugo ruko byifashe. Iyo ari mu rugo sincira simpumeka, ankoresha nk'ukoresha imashini, anyuka inabi, sinatamira n'akajumba ndeba. Mbese ni mubi bitavugwa. Namukunda nte? Sinzi ibyo uvuze niba nabyizera kuko mbona uriya mama rwose ari umumama w'imico myiza y'indakemwa. Ubwo rero nyise umubeshyi. Nyirane wabyizera utabyizera, Mukamana n'umwanzi wanjye kandi sinzakomeza kurebera. Ukoze iki se? Ubu ngiye guhaguruka mpangane. Umwe muri twe azava muri ruriya rugo. Akanakomero pe. Abasigaho Kanyi, ntukavuge Mukamana nabi rwose. Ndamuzi kuva kera nta nabi ye. Uwo mutima wikuremo rwose ndakwinginze. Ese mama Nyirane harya mwatwumvaga? Nakumvise bihagije. Warabika mukasohoka nta kibi nzi yakugiriye. Ikosa rye nuko ari nyina wundi, naho ubundi ntiyakureze nabi rwose, twese turabizi. Nukuri yamureze neza mama. Yewe narenyuze hano ngira ngo nsuze Nyiraneza, ariko sintinda hari aho ngannye. Reka mbe ngiye. Nyirane ndakumva. Si ngombwa kumerekeza rwose, hano ugiye no kumesa. Bera tuzongera gutaha. Hoya reka nze murenze irembo nta kibazo. Kabera karame mama, ngwino sigarira bijya mu gikoni ngiye hano imbere kwa Nere yandaje. Ariko uzi ko nibutse ko mama w'umwari yarembye. Yarukurebe ko yaramutse wenda ntiwabura n'akantu mumukorera. Ibintu byanjye mu rugo rwose. Niba muganje mwiza. Niwe wiriwe n'umukobwa wawe. Kutarashivuga nabi se kandi ninde wakubabaje ko nzi ko wavuye hano nta kibazo ufite. Siho kumbaza gusa se wiraza Nyanza. Ntabwo wibye ubo wakoze. Yewe. Isobundi gushora iyo ugiye kunshonje. Gusa amafunguro ari hafi kuboneka, narisize bwiye Kabera ngo atunganye ibisigaye. Ngiye hano imbere kwa mucuti wawe Ndereya, Mukamwiza yararembye. Ngiye kureba uko yaramutse sintinda. Mbese nanyura hanga uje kungaburira ngire naniryamire. Koko. Dore kusigaye uzerera nka roho mbi. Hasoni uri uguzenguruka mu ngo za rubanda ureba abarwayi se, ubundi wowe uri umujyanama w'ubuzima. Ariko wagiye koko wihangana. Cyangwa shaba baguciza imero myiza y'abaturage mu mudugudu sinabimenye. Ariko se rwose kunyuka inabi nacumuye iki mugabo wanjye. Nihanganira gato rwose ndebe uko Mukamwiza amerewe. Ibyifuzo byawe byose ndabikemura kandi n'ukuri sintinda. Ayiwe ariko wize no kurwana koko. Ariko nanjye n'ibiki mu kabyara mugura muri iki koko. Hino cyusubire mu rugo none hanga. Hasoni harakwesura. Mwana wanjye uramwangaje none ngo ugiye kugwaza rubanda. Ibyo uvuga nta byabaye rwose urambeshyira yiwe akaza gukubita we. Ariko gura muri iki koko. Umva ubwira umukwa. Sibaho ngaho se nyine. Ariko mwana gura muri iki. Kacumbira wa muruzi we. Kwanze ko ntacyo nagukoshereje uburamura iki koko. Sibaho se nyine. Ariko mama ngumurozi muzi nyine. Ariko se wabaye iki kutari usanzwe umeze utyo koko? Ngiye ndi umurozi. Ariko wamana we koko. Byose byatewe nawe. Nibiki kanyindi yasanze uri gushyira mu gacuma kanje. Ariko se jewe maze yakubona ukikanga. Ariko narakubwiye wa mugore abaguru horamo bazakuzanira ishyano. Nicyo narindiriye. Ubwo so bakugishije gucisha. We rwose nta kintu nashyizemo yabeshyeye, nta kintu nashyizemo. Ceceka aho ngaho ndabizi se. Unagira umwana. Ngiye mwanga. Gura mwanga nyine. Nana mureza kabangana. N'ibyo mukora byose narabimenye. Kumuvunisha, kumwicisha inzara, kumuca kuri murumuna we, kumuzirikira mu rugo ntagira hatarabukira. Urabeshye ariko. Nukumbwiye koko tuyizi. Nutusubiraho ngo umere umwana amahoro. Uzamvira mu rugo. Ariko ko nukuri kw'Imana kanyine ndamukunda ndetse ntako ntagira. Uraho utagira.
kumanywa ubu mama urimo kumuhora iki koko mbese ibiro wagakobwa sijya kumanywa na sisi wanguri ariko yose amafuti ya nyoko yewe nako kandi nawe mushobora kuba mufatanya kungamanira sha ngo mu ndoki papa ibyo uvuga ni ibiki mama ntabwo ari umurozi rwose reka buri shindu n'ibirenge ntugambaniye pe umva genda kandi ntukajye wivanga mu by'abakuru umuntu se wowe uzi iki ariko urabizi Kabera n'imbaraga tutaramba mu maso ndagukubitana na nyoko we genda Kabera subira mu byo wakora haguruka tugende ma dadatakwica nabona yabaye undi wundi yabaye undi wundi agende kagenda aho wanzwe umwicanyi n'iyoko urumva niwe washyize uburozi mu nzoga yanjye ariko abana urugarura ahubwo reka njye kuzana bwacuma maze nkamenana n'ubwo burozi guhera uyu munsi ntimuzongere kunsukira inzoga no kungaburira twese muzabireke zanyara ibyo kankenda ngaburiye ariko papa wowe bagome gusa mureke nacururuka nibwo muganira neza yewe nyirane karame mama nyihanganira gato ndaje ese uko bagiye kuzana wabibuze ko batinze hoya ntabwo nayibuze nuko nasanze amazi yaje nabanje kunyuguza ingunguru kugira ngo nsige nyiteretse kuri robine bijyamo amazi nuko ariko sinakubwiye ngo igihe amazi yaje ujye umbwira ngo ufashe kuvoma nyabo nabirangije mama reka nzane ibikombe ahubwo niturangiza gufungura ingunguru iraba yuzuye uramfashe kuvomera ibisigaye yego rwose ndagufasha yumva rero kuvoma wenyine rwose ntuzayikira mwana wa nawe ntugakabye mama ni ibirometero bingahe simba nyakuraho ni kuri nta mvune irimo rwose kandi nta mpamvu yo kuvunika mpari ibyo wakoze ntaragira ubwenge birahagije reka rero nanjye nkore yakoze rwose ariko iki kivuguto kiraryoshye cyane we wabyumvishe nawe yewe kugisomesha ibi binyabifufu ntako bisa niyo mpamvu abakira mwabaga mukomeye nta kurwaragurika ibyo nawe se twe twirirwa turya amavuta tutazi uko byakozwe n'uko byabitswe yewe niyo mpamvu nta kuramba kukibaho ibikenya abantu byaragwiriye yewe ibirwara byadutse byo rwose ntibyoroshye ng'iby'ibisukari ng'umuvuduko w'amaraso ng'uw'umwijima yewe nyirane karame sihorere nyabo ariko se ushize ko nuvuga mucuti wawe avuga mukase nabi yewe umwana wabo umeze gute mfite ubwoba ko uriya mwana azatesha mukamana umutwe kandi rwose uriya mubyeyi ni umudabagizi ntazabasha kubyihanganira yewe nyuma ya cyagiye nta byinshi naganiriyeho na Kankindi ariko iyo duhuye mba numva n'ubundi agifite umutima wo guhangana na mukase na n'ubu iyo ngerageje kumwumvisha ko ibyo arimo atari byo anyuka inabi akambwira ngo ntabwo namenya agahinda ke konderwa na mama uramuzi rero ubugare bwe iyo akoze ku munwa mpita mwunga nkigendera gusa uriya mubyeyi mama nukuri arambabaza pe ariko rwose abana kuko n'ukuntu yamureze twese tubibona nzashaka umwanya nganirize Kankindi mana akazi kawe ndabizi ni ingare yego ariko niyo atakurikiza inama zanjye ntazampangara njye ndamubyaye sinakomeza kwicara ndeba umuriro ucumbeka mukamana yahura n'ibibazo ntaragize icyo nkora se nanjye naba namugambaniye ariko se mama amakuru numvise kuri mama wa Kabera niyo amakuru ameze ate ngo akiri umukobwa n'ubundi yakoranaga na papa wa Kankindi ko yakuye he ndetse yaba ari nawe wirukanishije mama wa Kankindi abantu kandi ngo yari afite n'abandi bagabo bakundana burya n'iriya nda ya Kabera yatashye kwa Tuyizera ayifite ariko abantu bari umucuruzi rwose yakoreraga oya rwose ndabihakanye ayo makuru yose ni ibinyoma urumva mwana wa ahubwo se wayumva nyine mbwira narabyumvise ma ariko abantu ntibavuga ntabwo ari byo rwose Kabera ni umukobwa wa Tuyizere ndabizi neza ni ikimenyimenyi ndetse anasa na nyirasenge witwa Uwera gusa kubera mukamana yarabanaga na Tuyizere mbere y'uko ataha muri ruriya rugo gusa ni ibihimbano rwose byambaye ubusa kuko yahatashye akiri umukobwa w'isugi witonda cyane mama ni Kankindi wabimbwiye ariko nawe ngo yabyumvanye abantu
uretse ko nyine atambwiye abo ari bo. Ibyo ari byo byose nubwo Kankindi yanga mukase simpamya ko yamuhimbira ibinyoma nk'ibyo. Nanjye ndumva ashabihimba pe. Buriya ntihabuze uwabimubwiye agira ngo amuteranye na Mukamana. Cyane guhereza abantu bakunda kubona abantu bashyamiranye. Gusa nzi neza ko ari ibihuha rwose. Uramenye kandi ritazagucika ukagira undi uribwira. Oya mama sinjya mvugavuga urabizi. Umenye kubika ibanga nk'abakobwa. Nta wundi nabibwira pe. Uyu mwana w'umukobwa arafitwe rero. Urumva ibyo binyoma baba bamugeretseho koko. Imana izamufashe pe imutabare bwangu. Kanyindi we. Ariko se wahamagaye gahora sinakumva ma. Urumva ukuntu uba wirangira hagira ngo urwamagara wo ku musozi. Ese ubundi ni ibiki unshakira bitumye nkura mu byo nari nibereye. Ariko wagiye uvuga neza mwana w'umukobwa. Icyo mbwira. Nagira ngo uzuvuge uti imyenda nanjye nshaka uko nashyira inkono kuziko burakeye. Ariko Kankindi naruhaye. Uzi ko mwamfashe nk'akarago ko mwirebe ry'umuryango kihanagurizwaho na buri wese. Ubu rero mwese mwirirwa mwikonenga nk'impinja ngo mutegereje ko Kankindi ndi bubamisere. Barabashutse. Ndakumenyesha ko izo ntazongera kuzikubitwa di. Burya si buno. Ariko Kankindi wahinduwe n'iki ko mbere wari umwana mwiza wumvira ugira n'ikinyabupfura. Narasobanukirwa isi n'abayituye. Umva nari nkiri impumyi ukinjije nkakubonamo nk'umubyeyi mwiza. Ariko se koko iki se ubu narahumutse menya uwo uri we by'ukuri. Urumva sinakomeza kujya nirirwa nkwereka amenyo rero sinkiri igisekera mwanzi. Nukuri ndacyari wa mubyeyi mwiza wari uzi Kankindi. Ndakuzi kandi nawe uracyari umukobwa wanjye nkunda nta cyahindutse. Ahubwo rero kundebera mu isura itari yanjye dukomeze tubane nk'ibisanzwe. Ariko umva ko karime kawe umva jya gushengesha abandi naho njyewe ntumbonye. Ubu rero njyewe nuname mfata imyenda nkumesere ufite inkumi ingana na Kabera koko baragushutse. Icyakora reka ngupfa agasoni da mesi ya papa yawe na Kabera muyimesere. Ariko nawe uri inkumi Kankindi ndetse niwe mukuru. Ubwo rero niba Kabera ashobora kumesera nawe wabikora. Ese mama Kabera n'ibindi bitari ukumesa yabigukorera kuko uri nyina. Urumva ntukavuga gutyo Kankindi nawe ndi mama wawe rwose kandi ndagukunda. Shirwa iyo se nyine reka kunkina ku mubyimba. Kore mama wirukanishije mama se kugira ngo uzumbere umubyeyi. Ariko wamwirukanishije wabonaga se wadashoboye kundera. None uratinyuka ukanyita umukobwa we nta n'isoni. Ugize ngo iki Kankindi? Icyo utumvise ni iki? Ngo nirukanishije nyoko. None ibyo uvuze koko wabisubiramo cyangwa ufitiye gihamya? Ariko none se data yari kwirukana umugore mwiza ujijutse nka mama akaza numeze nkawe atabikoreshejwe n'amarozi wewe na nyoko mwamuhaye. Nawe rega uratengamaye mu rwuzuye mama warwubatse arimo kurya ubusa nta n'isoni. Uribeshya ariko uribeshya uzongera kurugirira amahoro ari uko ntakiriho cyangwa ntakirurimo. Nakohoye ngomba gukora uko ushoboye kose ukaruvamo. Kankindi rekeraho ndumva utangiye kurengera. Sinahangana nawe uri umwana mbyaye. Gusa nkumenyesheje ko ibyo ukeka atari byo. Ushatse wareka kwivunira imitima wihingamo urwango rudafite ishingiro rwose. Uyinyigisha kuba mwiza kuko nawe nturi mwiza namba. Kenyera ahubwo duhangane. Urumva ubu nzakora uko ushoboye na papa ubona ubunyamaswa bwawe. Ese niyo mpamvu wamubeshye ngo wabonye nshyira ibintu mu gacuma ugatuma ataharwana. Ariko agira inkuru rero yarakudishe se. Ako kuki ntahabaye ngo nirebere ibyo birori. Ceceka mukobwa ceceka nawe uzashaka. Hari ubwo byazakuba uretse ko ntabikwifurije. Byashoboka da n'umugabo wanjye ukazamuroga akajya agendera ku by'ibyo bitega byawe bimutegetse. Ariko amaherezo bizakugaruka ndakubwiye. Reka nkureke nshaka icyo nteka burakeye. Ngaho mesi iyo myenda yase ubwo wumva jye na murumuna wawe Kabera utatumesera. Uvandimwe wanjye ni Semana ubyibuke neza. Kabera wasanga atari n'uwa data. Ese ari kwa mukobwa ni ya papa kwanza ntayo nkoraho. Naza agasanga ikiri hasi arakwesura ahenye njya hitegeye imfane. Ariko Kankindi akaze kari ibyo ntabyo mfura. Ariko Kankindi ubwo ko kurumva guhangana nanjye bizakungura. Ugize ubwoba sema. Gukubitwa rimwe bitumye umanika amaboko. Hamwe wari wabona iki se? Ariko rwose Kankindi mvana mu kanwa kawe
reka nisubirire mu byanjye nkureka ahubwo. Umuntu ucuruza hano yagiye se ko hasigaye harangaye gutya? Use koko ntibamwiba? kiriya mwabuze ubakira se nahingiye imbere kuvunjisha. Ubu si mfata utwo nshoboye ngafumyamo wari kunshakirayo. Oya nta mwari mwiza nkawe ukora ibyo uretse ko winjiye nkureba da. Nashakaga kashine ndabona amazi maze. Yo zashize ariko ji hari umuntu zitumye nuko ataragera hano. None se utiri hano hafi maze iminsi uzanga gufata icyo kunywa? Oya nuko mba naje ku rugerero. Nawe urangije amashuri yisumbuye rero wa mugenzi wawe mwajyaga mukunda kuzana se noneho umusize hehe? Iyo munsi ntiyaje sinzi ikibazo yagize. Ese yakundi ndahombye. Ariko abacuruzi mwasetsa rwose. Ubundi usugira ngo buri munsi yajya agera hano nkumara nubwo ataje abandi baraza kuko nta butike nyinshi ziri aha hafi. Ese ibyo navugaga yewe. None se wavugaga iki? Ntumbwire ko ntabikeka ukuntu wabaga umwitegereza utamukuraho akajisho. None se wamuhaye amakuru we mbwira shanzagura. Ni iki ushaka kumumenyaho se? Nshaka kumenya iwabo, imico ye, nimero ya telefone n'uburyo umuntu yamugeraho. None se ko urugerero rutararangira waretse ukazamwibariza? Wese wambwiye niba ubizi. Iwabo niyo ruguru iyo munsi gato y'urusengero rw'abangirikani. Sinzi uko wamubona kuko ntajya apfa gusohoka iwabo. Kereka niyongera kuza ku rugerero wenda akinjiramo hano. Sha ntagaruka uzamunzanire pe. Niba nta mafaranga mufite wowe rwose uzamubwira se umugurira agatobe sinzabishyuza. Sawa nzamubwira. Reka rero njye gushaka aho nakura ikintu cyo kunywa ubwo tuzasubira. Ese waretse tugasangira agatobo nari ntumije hirya kuri restaurant ko nari ntararya. Wenda n'umusore natumye ji yarabaje. Ayo mafaranga rwose ureke kuyajyana ahandi. Oya murakoze. Nuko izuba ryacanye cyane ntakirwa naho ubundi ntabwo nshonje. Ahubwo reka ngende. Oya uretse kugenda. None se ntunambwira uko umugenzi wawe ateye uko yitwara mu rugo. Yewe ni umwana mwiza rwose. Nta mico mibi agira. Ariko ibyinshi uzabyimenyera nimumenyana. Sha ko numva ari icyo nyiza. Oya ntacyo pe. Ahubwo wirirwe ndagiye. Ngaho wirirwe neza. Ariko ubundi bakwita nde? Njye nitwa Nyiraneza. Nyiraneza disi. Karame. Menyere se mu rugo rushya? Mu rugo rushya se? Ese umugenere ko dokoma. Yewe yazindukiye kwa muganga ngo yumvaga atameze neza. Ndakoze nagitinda ubwasanga harabitashye. Yewe yashoboka kuko mbona adashaka kurya. Eka? Yambujije kwitera umubavu nari isanzwe nkoresha usigaye umuhumurira nabi. Ndabahumukira buri kanya hondobe. Nuko ntubaze barasamye tu. Yagiye kuba papa karabaye. None se amakuru y'iyi papa araho arakomeye. Abandi bo nta makuru yabo bashaka kumva rwose. Papa araho nyine. Ariko mba numva kuvuga nabi ngo yarakurakariye. Ngo yagize gute? Yarakurakariye da. Ngo ku mpamvu ki? Ngo ni umwana umugeni yahaye mama kandi Kamana ari we wakureze. Wimbwira iryo zina mu matwi yanjye. Ngo ari nawe wari wicaye iruhande rwa papa nk'umubyeyi wawe. Ngo mwamusozokoreye umugore. Ariko ye yewe ndumva yararakajwe n'ubusa ariko ubwo se koko aretse kwigiza nkana yumvaga ishimwe ry'umubyeyi ryahabwa mukadata kandi mama hari. Ni ikibazo? Ariko ye cyangwa iyo nawe amugurira igitenge akakimuha yari kubiki. Nakubunda byumva Mukamana yashakaga nawe guhabwa igiseke gitatse dore ko ngo nta n'ikindi ateze kubona vuba. Akariya gakobwa kasinzi ko kazabona umugabo. Uriya yabajwe nuko atazagaragara muri video y'uko ari kwakira impano. Ariko ubuturage buragwira. Yewe Mukamana ni umuturage mubisi pe. Shimangira utirwimbi. Nibaza papa yakararuje bikanyobera. Papa ntagenda henshi. Ariko nyine sema ubutesi yagiraga uri kugabanuka.
papa asigaye anyuze bakamubwira nabi ariko igihe yamunyuzamo ishyi ngashoboka se naramudihada icyo ni icy'umutwe ni byiza cyane ndumva zanzara atashobora kuba yarazirutse nta kabuza ubwo asigaye yitwara nk'umugabo ufite ijambo mu rugo rwe ariko ibyo ntibihagije nanezerwa kurushaho amumenesheje akava mu mitungo mama yavunikiye sema agatorongera uriya mugore nibaza ubwenge koko ntazategereza ko data amwirukana haguze ishya rya ndakubwiye ngo ntazabibona ko nta gaciro gifite yijyanye ariko si ubundi uriya mutimbi uriya yajya koko yahakura hese ariko yaba ahafite aba yaragiye ko nanjye simworoherega nta mpamvu yo kumworohera reka nta mpamvu ubu data ntacyemera kurya ibyo amugaburiye nibyo yego ndakina namwemeje ko ari umuruzi icyo waragize nyine nabamenyemo urwikekwe n'umwiryane bikomeye ibyo ni byiza iyo ndakaje ako kanya bidashaka icyo mushinja andi papa akamuhondora ajya mbese ubu yabaye nk'ingoma y'abaporoso ka gakobwa ke rero ngo ni kabera kagiraga amagambo nk'ay'abagombozi kariya nako karanyuze nako kararuciye kararumize kajya gaceceka ubundi se kavumvura mu bice gasigaye karebera ibibe kuri nyina kadatuza kubita kazibesha yashyitse ayo mwanya nka diyo ese ko n'ubundi katari guhakana nanjye kansinde da ndakwemeye rwose uzi kurwanirira amashyaka mbona utari nta mpamvu y'uko yakurwa mu bye ngo akomeze kurengana kandi yaricunguye anyumva tugomba kumusubiza ibyo yanyazwe icyubahiro sema niyo tutabimusubiza n'ubundi nawe numvise nta n'icyizere na gito nta n'icyifuzo afite cyo kugaruka mu rugo rwe dore ko n'imyaka ishize ari myinshi ariko ntacyo iriya si harusaho zizatuza isubire yaturutse isaha mukamana umva uzi n'ibindi kanki wowe uzakomeza umuzonye naruha azagenda atumuke mwiriwe ni mwinjire urakoze urimo umuntu wakanye ndetse ko ndeba mwenda gusa yego ntimwibeshye sinabamenya ariko nibyo ni ubwa mbere tubonanye kanye ni sarari niwe narije kureba yego arahari reka nze murebe murakoze ese ni wowe urakaza neza iwacu urakanye uraho neza ugira umugabo ndamushimye ufite murumuna wawe ugira ikinyabupfura shawe azi kwakira abashyitsi araje mubenguka nsige muri uru rugo oya se utarakara niganiriraga urabizi ko ntawakundutira iyo waracyari muto kereka murangiye murumuna wanjye wenda nuko ndibagira isoni cyane wabihamya ute se ko ari ubwa mbere umubonye wenda no kwiyerera kuko abakobwa b'iki gihe niko se bako kuki mutambwiye ko twabonye abashyitsi nta kanya karashira baje twari kuza kukubwira muraho neza musore muraho neza mama uyu ni umushyitsi wa kankende ariko kuki ushira isoni wakanuwe ndumva uri buvuge rega n'umwirondoro we kandi utanamuzi twishimiye kubakira iwacu kabe karame ngwino hanze umfashe gushaka icyo tuzimanira umushyitsi ureke kankende abamuganiriza oya mama reka nanjye nganirize muramu wanjye gato ayisaba muramu wawe se aka kanya ari kugira akarimi kihuta wa ntabwo avuze nabi ariko kereka niba mbengeye mu maso ya mama wawe ngo mu maso yande ngwino kabe reka amashyengo umushyitsi atagenda tutamuzimaniye nimwigore nari mbizi ko nyabyenda ari buze kunsura nimugaruke rero nibyo kumuzimanira nabiteguye kare nuko di uri umukobwa w'umutima noneho kabera ntagenda bizana oya ntacyo ndabyizanira reka mbanze muganirize gato none se shiri karame ko mbonye musa n'abacengana ntibicyobe na mama wawe n'umuvandimwe wawe mu nkinzi ntajya tubikinze da gusa nyine uriya ni muka data mama ntabwo akiba muri uru rugo mbese musaza wanjye tuvugana kuri mama we yarashatse batuye mu mujyi muka data n'umukobwa we rero uriya baranyanga cyane
arantoteza mbitekereje mbona numva umutima ugiye gusandara. yo yangane shanda byumva ni worohewe ariko humura nzakuba hafi uko nshoboye kose. Nakoreka muri bishoboka byose impeshyi itaha izasige mbaguhungishije. Ushatse kuvuga iki ubwo? Nyine nzagutwara bava iruhande wibanire nanjye gukunda kandi nzagutonesha rwose. Umva ngukize intimba yaba bagutoneka. Umva se umubyeyi se aracyariho? Hariho atuye hakurya iriya. Shaho uzamunyereke. Nzakujyana umurebe. Yo urakoze cyane. Gahangane gato rero nkuzanira icyo naguhishiye. Yego sheri. Muvandi kuko mpanga nkushaka kumenya urugi n'amahoro. Muvandi cyane isaha si iwanyu. Uko burakara butewe n'iki se ariko kutajya utaha uvuga nabi gutya. Ndeka ndavuga neza se ngo mubiha agaciro ariko murabeshya ntacyo muzantwara. Imana irebera imbwa ntihumbye. Ariko sema ufite ikibazo cy'ikuwa munabo utarusangamo. Mva mu maso wamukomero. Ntugire no kumagarira imbere. Ubwo kwineza yose nkugirira wabonye ukwiye kunyitura ku ngambanira. Mana ndabara bivuze ukuri koko. Ese ngo ntigire inyiturano. Ni kimwe n'umwana wa nyina wundi. Nguko kugambanira. Mbese ngo ari sinigeze nkugambanira. Sinanabitekereza kuri musaza wanjye nkunda. Nta kibi nakwifuriza nta n'umwanzi wagutaraturutse wanjye. Turutse wanjye. Tureke wanjye. Icecekere muko. Gutega umutego ikiguruka kiwureba nuko uruhira ubusa. Nakoreka nze. Kereka sha. Reka nze nkwereke. Sha uzumva. Urabeshya. Ariko zibindi y'Imana. Ikimana. Siba tegura mezi ubundi niryamira ndabona se Imana yarubiye. Arageze abayacurutse nibwo nzamenya uko byamugendekeye. Sha umva urabeshya. Ninde zutegura ya meza se muko? Nakumenya rero nta burozi bwawe ndya. Ngwiki nguburozi. Umva reka nkubwire. Umva imigambi mumfitiye wowe na nyoko nayimenye. Urumva? Imana idashaka ko nkinyuka yabimpishuriye. Nanjye neretswe nk'ababandi bajye bavuga. Ahubwo ndetse ntundarira mu rugo. Ndabizi ubonye ko umugoburozi nyoko yagupfikiye byanze wantana n'icyuma. Cyangwa ugashaka izindi nzira. Ariko sema watuje rwose ukareka ibyuzi. Ntuzi biki. Uranyohereza he muri iri joro. Umva ndakubwiye ngo mviraha aho ujya ntihandeba nushaka urare muri ruhuru. Imkazi kurire cyangwa iki. Nkorera ni ibiki n'ukuri nta burozi mfite nta n'umutima wo kukugira. Umva genda mviraha bitaraba nabi ndakwiruka. Umva turura genda ndakwirukanye. Sinshaka kukumva rwose. Mva ndakubwiye ngo caha ugende uvanga mu rugo. Ese ni wowe Kanyi injira yeza kuzwe iteka. Ni nyina neza wabaye nk'umarya waho nyirane muraho njyewe. Yo warakuze cyane rwose. Amakuru iki se ya mama arakomeye. Kanyi karame amakuru yawe se kutaruherutse kunsura. Imirimo ya mugore wa papa we yanshinze sugira ngo irankundira kugira aho njya. Nubwo nsa n'uwiyibye kuko nari ngukumbuye cyane. Kandi nawe mfite n'inkuru nziza nshaka kukubwira. Ariko Kanyi wajya ureka kubeshyira mama Kabera. Ndakwiyamya muko ko ngenda iwanyu kenshi imirimo uvuga ko ntayo usanga uri gukora. Nyamara si byiza guharabikana. Cecekaho nawe. Cecekaho niba nta kizi mufite cyo kuvuga. N'ubundi sinzi cyatumye mubwira ngo nkurikire. Musigiyeho mudaterana amagambo mupfusa mwa abakobwa mwe. Soze uvuga ubusa. Ahubwo mbwiriye inkuru nziza amatsiko aranyishe Kanyi. Mama oya rwose. Iteka nyiraneza bavuganira mama wa Kabera wagira ngo ni nyina. Icyo muvuzeho cyose aravuga ngo ndamubeshye. Sinzi mu by'ukuri cyabashaka kumvikanisha. Oya Kanyi urakabya rwose. Uriya mubyeyi uramuhara bikugakabya. Sinzi niba ari mama wabo wabigusaje ariko rwose ujye urekera aho umukure mu kanwa kawe. Ngana ndarenga. Ariko rwose mwa abakobwa ibyo ni mumbabarira mu bike. Oya rwose Kanyi ndarakabye. Imusige hose. Kanyi karame sinakubujije kubuza mukasa amahoro koko. Ntiwumva kuki utanyumva rwose. Ariko umwanya arimo n'uwowe mama.
nakubwiye kenshi nta ruhare Mukamana yagize mu gutana kwanjye na so kandi sinshaka kuzongera kumva uvuga ko umwanya arimo ari uwanjye urumva niwongera no kubabaza uwo mubyeyi uzaba ushaka ko nkwanga kandi sibyo nifuza uranyumva neza nyaga ndakumva uri umumama mwiza rwose mbwira rero ya nkuru wampishiye mama ndakumva nyine ugiye kubona umukwe nuwahese de nawe kwa nyirarume ndayishimiye ushatse kuvuga se ko ari wa muhungu wawe uko igize nuwo rwose yo biranejeje cyane pe uriya mugabo ni imfura cyane niba n'abahungu be barafashe imico ye uzaba witomborera umugabo w'indakemwa nanjye mbona yitonda pe ese burya bya bintu nabiciraga inkera ari urukonda ariko nanjye biranshimishije cyane ahubwo nijye uzakwambarira nta kibazo rwose wese kuri nk'umuvandimwe uzanzanira uwo musore hano usa nsure di nzamuzana rwose kandi rwose kanki urekera aho guhangana na mukaso yego mama reka njye gushaka icyo nteka ndumva nisonzeye uragikura hese mashi uti yewe nta kintu kiri muri iyi nzu rwose uko uyireba niko iri ewe si uku kwirengagiza nuko narindi gufatisha imbabura nagira ngo tuganire inkono iriho ndabona amasaha agiye nta kibazo nshuti ariko se kubishyizeho kare cyane 10:00 yewe mba ngira ngo mve mu gikoni kare ese ko mba ndi jyenyine ubwo natuyizera akaba ataha mu gicuku bugiye gucya yewe urugo rw'umuntu umwe wirumbwira ndaruzi ni ikibazo pe nyafite umukobwa wa murumuna wanjye usigaye aba mu rugo ubu ndasanga yatunganyije ariko n'ubundi bijumba biryoha bihoze da aho gusa ko ndibaho hasi duke cyane byose ndabibona eka simbimara kurya njyenyine birananira nanatekereza ko tuyizera naho atahera hose atari bwasamira ibyo natetse mwumva ipfa rirashize rwose ngo ariko mukama ukabutse ukabti none se nimba wumva ataha mu gicuku izo saha urumva yaza akarya ikindi wasanga bayihagiye ibyo mu kabari ntabwo ari uko bimeze rega nubwo yataka ntiyabirya akanakumiro aterwa n'iki wa mubyeyi we umukobwa yampinduye umurozida mana we ntabwo wabimenye ayiwe wowe suraruga amaze igihe kinini arya ibyatetswe na Kankindi gusa ngo njye na Kabera nta kitwizera kereka wenda yakwisubira ahubwo Kankindi atagihari ariko bize kwa tuyizere ko numva bikomeje kudogera n'ibiki Imana y'u Rwanda ubwo si bivuze ni ukuri koko ni ukuri kw'Imana ntacyo ubeshye ntabwo nkubeshya pe ariko we Mana tabara yewe njye ndumuwe noneho ariko ihangane ni ukuri ibi sinzabyicarana nzashaka tuyizere bimuganirize sigaho utazari inkore nzabivuga noneho yanyica uzamuhana asigaranye nuko utahatongana arwana mbese yabaye undi wundi ntakiri wawe rwose ko numva ko bitetse mukama ihanganisha ni ukuri birambabaje ariko nzashaka tuyizere muganirize muhane ni ukuri naho ubundi ngenereje no kugusaba imbabazi sinabashije kuza mu bukwe hari umuvandimwe wari wagize ibyago nari natabaye yewe nayo impamvu wantwerera ariko ntuze mu bukwe niyo nta yindi ariko ubwo mbimenye rwose nta kibazo yakoze se byagenze neza se ariko nta kibazo cy'inkwano se mwagikembuye mbute yewe bwagenze neza da nyirasenge wa Kankindi yaje kumuhana amwumvisha ko inkwano igomba kwakirwa n'uwamureze yego nyina we bakamuha inkwano gusa yego icyakora yanze ko nyina tumukodeshereza umukenyero usa n'uw'abandi tumugurira mushya ntacyo bitwaye rwose ibyo ngibyo none se agashimwe k'umubyeyi kahawe nyina wowe utahiraho nk'uko byagenze mu bukwe bwa Semana reka da nanjye barampaye umukwe wacu nabonye ashyira mu gaciro kandi afite no mu mufuka ntumva di yewe ndumva ibyo byose binejeje rwose reka n'ubundi nawe aba bana uri nyina none se wabarize kuva bakiri bato twese turabizi
kandi ubarera neza rwose bishimishije Semana niwe kugeza ubu utarahindura ibitekerezo azahinduka sinzi niba azakomeza kunyitwaraho nabi kuriya oya azahinduka rwose njye sinshidikanya hariya ni amashagaga ya gisore azamushiramo yewe Imana izamfashe yisubireho pe Semana yari umwana mwiza nkumbuye ibihe byiza kinyita mama nkamwita umuhungu wanjye yego de ceceka we akuba cecetse wakano akoze uyu muhungu wawe amahane yakura kuri nde buriya uzi ko arira amasaha 20 kuri 28 yewe nge ko nta mahane ngira se yewe ni wacu nta muntu ugira amahane buriya niwe bayakuraho cyangwa se umwe mu bavandimwe bawe ariko sheri ntukambeshyere mpari ubwo wanangira yahe mahane kandi no mu rugo rw'iwacu umuntu haba ugira amahane ni mukadata kandi ntawe duhuriye ku buryo umwana wanjye yafata imico ye ubu rero aya mahane n'ay'iwanyu ngaho se abanza umwonse tureke impaka kuko umwe muri twebwe ari ukwigiza nkana ese uyu munsi ntujya gucuruza abandi ajya kwishyura ipatani n'indi misoro ariko ndajya bukene bw'abantu baba batari benshi cyane ni byiza da natwe tukubona iruhande rwacu rega uzi ko uzinduka ugenda ukaza nijoro nuko bebe akiri muto nyine naho ndari kujya mbaza hose aba nose sha najya mbirirwa imbere tukabaho duti cyakora ahubwo bebe nizuza amezi 4 uzashaka umukobwa wo kumurera nawe ugaruke ujye umfasha rwose kuko hari utuntu ushaka kujya ndangura mu ntara abakiriya batumbaza kenshi nkatubura ubwo n'undi utabona hano hafi sheri ugabanya amatsiko madamu niba uzatubona n'impuzana yewe ntacyo reka ntegereze da uzi ko muze yaherutse kumpamagara ambwira ko bashaka kuzaza kuduhemba iki ahubwo sinzi uko nibagiwe kubikubwira barakoze ko waribagiwe kubimbwira n'undi numva bitashimishije ugize ngo iki madamu mubeshye se ntushaka ababyeyi bawe baza kureba umwuzukuru ngo ababyeyi banjye kereka niba data atazazana na wa mugore we jya ushyira mu gaciro sheri cyose iki ubwo urumva umusasa yaza kuguhemba wenyine bikavugwa he koko niyo mpamvu nyine bitashimishije kuko numva ntakeneye uwo mugore mu rugo rwanjye urumva data azanye na mama kumpemba nibyo byanezeza urabizi ko bitakunda sheri mama wawe ntakiri umugore wa muzehe baratandukanye n'imbere y'amategeko rwose ibyo urabizi ibyo sinshaka kubyumva niba ari uwo mugore uzaza kumpemba bazabyihurira rwose nta mata y'uwo mugome nakwakira iwanjye ndabivuze ariko sheri wajya ucisha amagi koko cisha amagi icyo ariko uwo mubyeyi ko yakurese ugakura urumva aje kuguhemba byagutwara iki koko ntusakurize nyabyeyi mpembwa na nyina wundi se kubera iki kandi mfite mama kubera ikira herega mu bukwe wamuhaye igitenge nk'umubyeyi wanjye ndakureka none ngo aze antegeshe urugore atese ibyo byo ntabwo nabyemera simbyemera rwose ariko icyo gitenge uvugana mama narakimuhaye rwose tuzi ibyo bidakwiye kukubabaza sheri reka mbe nkubishije ndabona uhise uhindura isura gusa ubitekerezeho umbwira igihe wumva twabwira umusaza bazamenya uko bitegura bugiye ureke gukomeza gutuma umunsi wanjye ugenda nabi di ugiye rwose soni nubwo n'ubundi wamaze kuwangiza sinagambiriye kukubabaza sheri ihangane rwose basi ndashaka uburyo tuzabanze tujye gusura amabukwe mukuru tumushyire umwana murebe ntiwumva noneho nuvuze ijambo ry'abagabo rwose ibyo byo tubikore vuba ndetse Sema uko kurabona mama atari wowe uzize ntabwo bivuga gutyo nivuga gutyo kubera iki ubu iyo umfashe tukamuvuza nawe yarakize biraga warantereranye mbese nyine oya kandi kanye rwose ndakwinginze uguma kuvuga gutyo ariko nyine sinakubaye hafi nk'uko byari bikwiye ariko nanjye sinjye nuko nari ifite ibibazo ese ubwo ibyo n'ibibazo ki warutishije ubuzima bw'umubyeyi wawe nyine wowe ntacyo si rwose Sema sinabiguhisha rwose nawe wambereye nka rubanza ubu ndumva nta bandi n'icyo umubwira
gusa mucyo nabonye mukunda bapfa kuruta abazima koko nanjye suko nawe nyine ubu se ko wumvise ko yashizemo umwuka ugahita uhurura ibyo bibazo noneho byarakemutse umva kandi wamarangamutima ufite yatuma uvuga n'ibidakwiye ibyiza reka turebe uko tumuherekeza neza ibindi tuzabiganiraho nyuma utuje uranyumva ubwo ureba uko wihanagura ayo marira hanyuma ujye kwa Mukaru yanjye uzane indabyo n'imikenyero reka nanjye rero icyo kureba ku isanduku yatunganye sibyo ibyo ntuhangayike ndabikurikirana ahubwo ujya gufashanya kubana gutunganya umurambo asigariwe nshinguka imbere nawe wiza kunshungera eragunda byumva uri mu bicu uko mukeba wawe yapfuye mwana iki ndakwiyamye nukomeza kunsakuriza urabeshya ariko n'ubundi nawe uzamusangayo nubwo wowe ntawe wazakuroga nk'uko wamuroze ariko amaherezo naho uzapfa ariko kandi ubu kuko nzakora iki ngo ugireka kwita umurozi muriye n'uburwayi cyangwa ubw'umubyeyi wawe umurozi ku buryo uhamya ko namurozi yewe koko nse niba nawe urenda urupfu ubu ujya ujya hera uzanywe ni ubu rero uje gukomeza kwica data mu bwonko umubeshye ngo uje kumufata mu mugongo nawe kwiga nawe na Semana muri abana banjye ugomba kubaba hafi mu bihe nk'ibi byose bigoye byo kuba umubyeyi wawe muri abana banjye ngaya ko baba muhafe amabere bigoye nk'ibi ewe wakabimenye se nyine ko umubyeyi wacu twamubuze ahubwo bayuze ubwenge wampira mu nzira utaza gutuma gukurikiza mama urumva kuze kweshyira imbere gusa no gutaha ubu utatumiwemo kanyi ko ibyo nkubwiye nta bufasha bw'uyu mugore nshaka hano muri urugo rwa data izo ndabyo azizanye nta wamenye yazihamuriramo noneho twese yatuma kagira ngo nitumuyobe ariko bana banjye mwagiye mureka kunyishisha ko nta kibi nabagirira ajya gukoreshisha yumva umurozi cyangwa nshaka kubagirira nta arengiranye n'inyinshi gusa nari gutegereza ko mu abagabo n'abagore koko gutyo naje mu rugo rwa so muri itambambuga sinabareze mugakura ibyo ukoze si ibi wabanamitse koko akababibamo urwango rugana gutya ku bana turakuzi akagwakiramo urwango rugana nibyo rwose batureze neza mubyeyi mwiza erewe ubu twabaye abagabo natwe dushoboye kwigenza di tugikeneye abaduheka n'abadufata akaboko ngaho rero uzabyare n'abandi ubahe urwo rukundo ndeba rwagusagutse nabo bakuze ese ubundi ubura iki bukurikize kabera ko data atabura ibibarira shinyaguranya busa ingumba se yabyara ite kubona itangiye no gukecura icyari cyamuzanye akigeze n'iriya ngirwamukobwa ye ni nk'Imana yatumye ayibyara kugira ngo data atamwirukana naho ubundi inda y'urwango agira yari kuvamo abana pe ariko unzi yawe nzagira ayo mahirwe se twayakura ntiyahure umwamba bariye koko reka mbeve mu maso wapfa se ahubwo uba mutangiye kurenga genda tu upfuye bigakunda twanezerwa wigize nta ntabwo yigeze ncya izakurenganure genda hoshi asane genda va ngaha ntabwo tugushaka shi nagenda shagaye tumukubisa harusha ahandi kuryana pe aho bagiye tumukubisa mu cyico sinakubwiye ko uriya mugore ari umurozi mubi dodo reba dore nk'ubu adutesheje umwanya kandi amasaha yatujyanye no ese telefone yawe isa n'iyesemo ntiwamubashe turanyohereje ubutumwa bw'isanduku yatunganye umva kanyi reka nyaruke nyizane ubwo nawe rero genda urebe izo ndabyo n'imikenyero kundi papa arihe papa yagiye kureba aho abacukura imva bageze yewe ubwo rero ngaho genda turasubira mu kanya mbega irungu kiba abashomeri baragoye pe ubirirwa batya bukira bugake icyumweru kigashira ukwezi kugahita umwaka ugataha ana we ibi sinabishobora pe na nyiragasazi wanjye ntahari nubwo agera akavuga ibyo tutemeranya ariko nibura agerageza kumara irungu ubwo ari gukingiza hava nijoro nubwo abonye uko acunga urugomo n'abandi bagore ese ni mwebwe
ni twebwe yeza kuza iteka ryose nyirane ndaho ndakomeye umutambuke mushyike murakoze amakuru yanyuze amakuru ni meza kankindi se ko adakoma yewe musanze adahari yagiye gukingiza umwana sinzi isaha ari bugarukire nta kibazo n'ubundi si we twashakaga cyane ahubwo ni na byiza ubwo tuhagusanze wenyine turabasha kuganira twisanzuye ni amahoro se yewe ni amahoro masa rwose gusa ni ikintu njye n'uyu mukobwa wanjye tumaze igihe twitegereza tukabona kitanejeje noneho twiyemeje gukumiraho rero wenda wowe wadufasha kuko aho bigeze birakabije rwose birakabije cyane ntibikize kandi umva rero uburyo mufatura mubyeyi ntibikwiye na gato yego se wakuye kankindi mu nda ariko ni we nyine kuko yamureze akiri muto kandi rwose ndahamya ko nta kibi yamugiriye kubwo kankindi we ahora amubonamo nyina wundi ariko njye ntacyo mfa n'uwo mubyeyi gusa sinakwinjira cyane mu by'imiryango oya we kwihunza inshingano zawe nyabyeyi wenda kankindi afite ibyo yakubwiye nawe urabyumva nk'umugabo we ariko uriya muryango wawinjiyemo twe twaragutanze kuwumenya ibyaberagamo byose ndabizi kuva nyakwigendera ungene yakiri muri ruriya rugo yewe nibyo koko hari byinshi ntaramenya ntabwo rero ngamije kuguteranya n'umugore wawe gusa unyumve neza wenda afite igikomere kimutera kwanga mukase no kumufata nabi ariko ukwiye kumwumvisha ko ibyo arimo atari byo mukamana aheruka kumbwira ko mwanze kubaza kubahemba ibyo bintu ari byo yewe nabiganiyeho na madamu numva atabyumva neza nuko mpitamo kubitwara gahoro ngo tudashwana ariko wenda azagira ahabyumve yewe si ibyo gusa guhembwa urupfu rwa nyoko bukwe kankindi na musaza we bashinjaga mukase ko rero waroze nyina baramucyurira ngo ni ingumba bamubwira n'andi magambo menshi yo kumukomeretsa mu ruhame rw'abantu ibyo uvuze se byarabaye ko ntabyo namenyera simubeshye rwose kankindi n'inshuti yanjye ariko uriya mubyeyi araharenganira cyane kandi kankindi yabeshye mukase ngo yamubonye ashyira uburozi mu icupa rya se yanyweragamo inzoga arakubitwa ndetse umusaza nta kigero ry'umugore we yateze ngo atazamuroga aramwiryane n'uwose mu rugo rwabo n'imvune yagize yose ntawamutumira mu birori ngo bajyane mbese nyine aho mperukira amakuru yabo ntibacanaga uwaka kankindi wanjye se yaba umuhemu kuri urwo rwego cyane rwose ndetse yakorakurije ibihuha ko kabera atari uwatuyizere ko mukamana yanze kubyarana nawe ku bushake uranyumvira kuki yashakaga yari imitungo yatuyizere gusa namwe munyumvire koko ndetse hari n'ubwo yabwiye se ko hari umugabo ugeze mu rugo rw'adahari uzi nkoni mukamana yakubiswe kubera ibinyoma bya kankindi kankindi we tumiwe ni ukuri nsanzwe mbizi ko kumvikana na mukase w'umuntu bigora ariko numva kankindi yararengereye pe niba ibyo mumbwiye ari ukuri ni ukuri ibyo tukubwira ni ukuri njye n'uyu mukobwa wanjye twagerageje kenshi kuganira na kankindi ariko ntashake kutwumva dufashe rwose urebe uko yakwisubiraho hareke kubabaza uriya mubyeyi yamureke aruhuke amureke rwose amuhagarare yewe murakoze kubimbwira mbishije ko nzakora uko nshoboye rwose ntibizongere uzamukoze rwose ndabikoraho rwose murakaza neza murisanga abana bacu murakoze rwose mwaherukaga hano mu bihe by'ubukwe bwanyu none imana ishimwe twongeye kubabona ndetse mwaraniyongereye murakoze cyane umujyi ni amahanga rwose uhageze mu mujyi muratwibagirwa burundu niko ushasema uribuka igihe uherukira kumvugisha papa ni ukumbabarira rwose amakosa yo ndayafite menshi ndetse akomeye ariko rwose ndabinginze muce inkoni isamba nibyo rwose byose Imana avuze ni ukumugira imbabazi pe ampa mbese nyuma yo kwicara tukabisubiramo twasanze aribyo twafuditse none rwose twari tuje ngo tubikubite imbere oya sigaho udapfukama sigaho udakubita ibipfukamiro rwose ubunyambuye kawe nakumva gusabye imbabazi rwose nakubereye umuvandimwe gito
nta rukundo nakweretse, nta nama nakugiriye nka mukuru wawe. Icyo nakoraga ko ari ukugushihura no kukwita amazina. Kabe rwose mwene data, byose ndabyicuza. Kanyi, noneho umenye ko ndi murumuna wawe na mama se uramwemera ko ari umubyeyi ra? Ngenda kubabariye nta kibazo, n'ubundi njye sinigeze nkwanga. Urakoze cyane. Mama we sinzi aho nayo namusaba imbabazi, ndetse na papa. Ibyo naregaga mama byose byabaga ari ibinyoma. Ntiyigeze nyicisha inzara, nta n'imirimo ivunanye yankoresheje, yewe nta n'ijambo ribi yigeze mbwira. Nta n'uburozi namubonanye ryagiye. Ntibishoboka. Imyaka n'amazina ry'ibiryo biryoshye ibyo wajyaga ntegurira. Kandi waranyemeje ukuntu wamubonanye uburozi. Ugura yishyura ute wagakobwa we kagahemu. Ubu ndahereye musaba imbabazi z'inkoni zose namukubitaga buri munsi kubera ibinyoma byawe. Genda mva mu maso wankoze ibibiwe. Narakumviye nkora amahano ngo ndaregera umwana wanjye kwinzira karengane. Ubu ndabigarurira he koko? Umugabo mwiza. Ibyo Kankindi yakoze yabiterwaga n'ubwana. None ubu yaciye akenge asanze adakwiye gukomeza kugendera mu nzira mbi. Mubabarire rwose, mubabarire nanjye ndamubabarire. Oya madamu. Oya madamu. Narakubabaje cyane kubera uyu mwana. Ntamuhanye rero. Ntiwakwemera ko nicujije ibyo nakugiriye. Ndamuca mu bana banjye. Icyo gihano ndamuca rwose. Gira imbabazi rwose mugenda kwinginza. Abazi seki. Izo se nagenze nyura he mu bandi umugore wanjye ari igicibwa mu muryango avukamo. Icyo mutegeka cyose rwose turagikora ariko mutubabarire. Ubundi gasoma ku imbabazi. Dawe rwose nk'igihano kirenze icya Kankindi. Urabizi Kankindi akiri muto yubahaga mama. Guhinduka kwe rero rwose nige byaturutseho pe. Hanyumvira ko rwose mbivugisha ukuri. Numvaga umwanya wa mama nta wundi mugore ugomba kubamo. Kubera ko nari kure rero nasabye Kankindi kumfasha tukarwanirira mama ishyaka. Nibwiraga ko nabuza mama wa Kabera amahwemo azagera hagaturongera akava mu rugo. Ibaze koko. Ariko nabaraga cyane. Byaje kuba bibi rero kurushaho ubwo nahuraga n'abanyamasengesho bavangiwe bakampanurira ibinyoma. Niko kwirukana Kabera nibwira ko ndi kwirinda amarozi. Nibwira koko rwose babyeyi mboneyeho gusaba mushiki wanjye imbabazi. Kabera umbabarire muvandimwe wanjye, narashutswe rwose. Hakuza amahana gushukwa siki. Ndakubabariye rwose Semba. Urakoze rwose. Umutima mubi nigeze nkugirira. Ahubwo nahoraga nifuza ko wasubiza agati impembero ukebuka cyera ukimpeka ku rutugu. Ndakubabariye rwose muvandimwe. Urakoze cyane Kabera. Urakoze rwose, ntabwo nabona icyo ngushimira. Ntabwo nabona uburyo ngushimira. Namwe babyeyi rero nababereye umwana mubi, ariko mumbabarire guhera ungiye kwisubiraho. Mama umbabarire ibyabaye byose, agahinda naguteye, inkoni wakubiswe, ibitutsi watutswe, uburenganzira wambuwe, nta kosa wari ufite, ahubwo ninjye wari mubi. Mukino ninjye wari mubi wanditswe na Muhorekeye Viviane, mwumvisemo Kankindi mwakinewe na Karangwa Liliane, Uwingeneye mwakinewe n'uwa Maria Cecile, Semana mwakinewe na Twagirayezu Evariste, Tuyizere mwakinewe na Tuyishime Jean Dodier, Kabera mwakinewe n'uwa Maria Olive, Mukamana mwakinewe na Nyirarukundo Beatrice, Ntawiha mwakinewe na Mukamusoni Josephine, Nyiraneza mwakinewe n'Ingabire Mimi Marthe, naho Unyabyenda mwakinewe na Ndabananirwema Jean Dorakuruwa. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodier. Nimugire ijoro ryiza.